dutangiye episode ya 8 ndetse ari nayo ibanziriza izasoza. Ubwo muribuka neza ko twasoreje ahangaha babuze akana ka Niyanima aho ngaho, ndetse papa w'umusore ari kuba yabwira umukobwa ati wowe ibyo nakubwiye urabona ko bibashe kuba byakugiraho ingaruka. Ati narakubwiye ngo jya ukora ibintu witonze, atari ko kubera ubusazi bwawe bigiye kuba byagukoraho. Ndetse muribuka ko abantu bari batangiye kuba bakijujuta aho ngaho mu bukwe, bari kuvuga atari ku ubu ni ubukwe nyabaki twabaye twazamo. Ndetse wa munyamakosa wacu yuko nuko nguko yabaye yakikubita hasi, arangije atangira gusakuza cyane avuga ati ibingibi ni ibiki nakoze, ati ibingibi ni ibiki nakoze. Kumbe barakwereka akana ahangaha anko wakoze ilini amara kugatabara yakazanye ahangaha ku bitaro. Ubwo niko kuba yatangira kuba yakabwira ati ubu ngubu ngiye kuba nagukoresha, ati ngiye kuba nagukinisha. Ubwo mama wiwe niko kuba yaza yarangije abwira Zilini ati vira ku mwana, ati kandi niwongera kuba wagerageza kumwegera ati nzaba nakurangiza. Ubwo niko gutangira kubaza umwana wiwe ati kubera iki wewe wari wageze ahangaha, ati wari uri mu biki, ati ninde waguhaye iki kintu. Ubwo niko kuba yamubwira ati ariko itware neza turacyari ku bitaro. Ubwo mama we niko kuba yamwaka cya kintu, ubwo akana karamubwira ati ni anko wakimpaye. Ubwo mama we niko kuba yahindukira arangije areba Zilini aho ngaho yari ari kwisekera ntacyo bimubwiye. Mama w'umwana niko kuba yamujugunyira cya gipupe yari yahaye umwana, barangije barakata barigendera. Ndetse nta no kumushimira kuba yamutabariye umwana, arangije aramubwira ati ntago ari ahangaha birangiriye. Ubwo ngubwo mama w'umwana niko kuba yakongera guhindukira aramubwira ati nuwongera kuba wanyegerera umwana, ati njye nawe ibingibi tuzabijyamo, ati kandi ndakeka bitazarangira amahoro. Ubwo ngubwo nuko Zilini yari ari kuba aramureba. Ndetse barakwereka abangaba bamaze kuba bava ku bitaro biyiziye ahangaha. Ubwo yari arimo asohoka mu nzu ngo aze kureba umuntu uri kwegera aho ngaho, arangije azabwira ati ntuvuge cyane, ati ntuvuge cyane ndakwinginze. Niko kuba yahengereza abona akana kararyamye. Ubwo niko kuba yamubaza ati se bimeze bite kuri ahangaha bwije. Ubwo ngubwo umusore nta magambo menshi avuze niko kuba yafata umukobwa, arangije atangira kuba yamwiyegereza aramubwira ati atangira kuba yadidimanga muri ako kanya. Ndetse umukobwa aho ngaho yari mwiza disi, dore umukobwa, ati dore amaso. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati kubera icyo uri kundeba gutyo ukaba nta kintu uri kuba wavuga. Ubwo umusore niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ntube wantekereza nabi, ati kandi nubwo nduwo ukeka ko ntari we, atari ko njyewe, ati ndagukunda. Ubwo ngubwo murajye mwumva ukuntu umusore yatangiye kubwira umukobwa ati ndakeka nkukunda, ati kandi cyane. Ubwo umukobwa nawe wari uri aho ngaho yaratuje umusore atangira kuba yamwegera bunyi. Barangije ubwo niko kuba bakubita urugi, barangije binjiramo imbere. Ubwo umukobwa niko kuba yakongera kubwira ati bucece, ati bitwaze gakeya, ati ndakwinginze bitwaze gake, ati ceceka, ati kambanze kuba najya kureba nimbanze kuba namuryamisha. Ubwo umusore nawe yaravuze ati ngomba kuba nabikora gake. Ubwo niko kuba yafunga ku muryango gakeya. Ndetse umukobwa ari aho ngaho ari kumureba, ndetse arongera aramwitegereza cyane. Namwe muri kwa mwabibona umukobwa ahangaha yari mwiza. Wibutsa kureba neza nuba waradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse like na comment ni ingenzi cyane. Ndetse niba warishimiye inkuru tugiye kuba twageza ku musozo, uzabashe kuba wanayisharinga kuri bagenzi bawe mu rwego rwo kuba wadushigikira. Ubwo ngubwo ndetse ahangaha n'umukobwa bakomeje biganirira ati ubundi waretse njye nawe tukaba twakikundanira, ati ko n'ubundi uriya mukobwa yuko unamukunda. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati atari kurabizi njye nawe ukuntu tubanye ahangaha, ndetse na papa wawe nta nubwo aba abyishimiye, ati kandi urabizi umuryango w'iwanyu
unshinja kuba naragize uruhare mu gupfa k'umugabo wanjye. Murajya mwumva amagambo yari atangiye kuba yabwira ari, ndetse muribuka neza ko yari amaze kuba yamubwira ati reka mbanze ndyamisha umwana, ati ubundi ibindi turaza kuba twabimenya ahakurikira. Ubwo umusore yasigaye ahagaze aho ngaho ari kwibaza ati se kubera iki umukobwa wakomeza kumushinja kuba yarishe mukuru wanjye. Bantu murajya mureba ukuntu abantu dukunda kuba twazira ubusa. Uyu mukobwa nta kintu yari atwaye umuryango, ndetse nubwo tutabashije kuba twabona urupfu rw'umugabo wiwe, ariko mu by'ukuri nawe ukuntu yamukundaga bisa naho atari kubasha kuba yamugirira nabi. Ubwo muri ako kanya yatangiye kuba yakakira telefone muri uwo mugoroba, sinzi ibyo bamubwiye, aravuga ati nzaza kuba mpari. Ubwo barakwereka mu gitondo yabyukiye ahangaha, ndetse yari yiyicariye ahangaha. Ubwo umugore niko kubuza yiruka atangira kuba yabwira ari ati se kubera iki hari umuntu wambwiye ko we nari jenge, ati muri abantu bamwe, ati kandi ikindi nanone niya niyongeye kuba yabura. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ninde se wabashe kuba yakubwira ibyo ngibyo, ati kandi tuza niya nari hano hasi ari kuba yakina. Ubwo niko kuba yamubwira ati ngaho genda ube wamundebera, atumuzana ahangaha ngiye kuba nabatunganyiriza ibyo kurya bya mu gitondo. Ubwo umusore niko kuba yamwegera aramubwira ati ariko ntukomeze kuba wakumva amagambo y'abantu bari kuba bavuga muri ibi bihe, ati utaza kuba wakomeza gupanika ukaba wanabiviramo indwara. Ubwo umusore niko kuba yamanuka aho hasi, ndetse aje kureba ka kana gatoya ka Niyani, ndetse akana ubu ngubu twakita kabereye se. Ubwo akana niko kuba yagaterura akabwira ati tujye hejuru, atujye kuba wafata ibya mu gitondo. Ubwo akana niko kuba kamubwira ati se kubera iki aba bantu basa kandi bakaba basabiri cyane, ati ni iki kibahuje. Ubwo uwo twakita nka papa wiwe niko kuba yamubwira ati uyu nguyu ni njye, ati uyu nguyu uri hasi, ati ni umuvandimwe wanjye, ati uyu uri hasi ni umuvandimwe wanjye ari we papa wawe. Ubwo akana niko kuba kamubwira ati se gute uyu nguyu uri hasi uri kumbwira ngo ni papa ataba ari wowe. Ubwo niko kuba yamubaza ati se kubera iki. Ubwo akana niko kuba kamubwira ati reba uyu nguyu yambaye isogisi rimwe ritukura, ati n'irindi rya buraka, ati kandi nigeze kuba nakubona ayo masogisi yambaye gutyo. Ubwo muri ako kanya cyangwa se umugabo wa mama Niyani yatangiye kuba yakibuka igihe yari ari kumwe na nyina w'akana bari ku muhanda, akabwira ati wagiye ureba ku muhanda mbere y'uko ujya kuba wakambuka, yari yambaye ayo masogisi. Ubwo muri ako kanya barakwereka iyo bimaze kuba byagucanga ngo wegera abakuru. Ubwo ngubwo yaje yegera ahantu papa wiwe, ndetse yababaye yanarakaye. Ubwo ngubwo niko ko yatangira kwegera se, nta no kumubaza ngo yaramutse, atangira kuba yamubaza ati se papa wabashije kuba wamanaginga gute ibi binyoma kugeza iyi myaka yose. Ubwo niko kuba yatangira kwegera papa wiwe, arangije aramubwira ati papa, ati umuntu uri ahangaha kuri iyi foto wambaye isogisi rimwe ritukura n'irindi ryirabura, ati si njyewe, ati si njyewe ra. Ubwo papa we niko kuba yatangira kuba yamubwira ati buri gihe ibintu bya nyabyo ati biza mu gihe cya nyabyo. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ngaho tangira ube wansobanurira ubu ngubu narabasha kuba nagenda. Ubwo ngubwo papa wari niko kuba yatangira kuba yamubwira ati se urumva ushaka kuba wamenya ukuri aka kanya wa mwana we. Ubwo niko kuba yamubwira ati papa ndambiwe kuba uriya mukobwa akomeza kunyitiranya na mukuru wanjye, ati kandi we mukuru wanjye niba yari afite intuza igikovu cyangwa se igikomere hano mu gatuza, kubera iki ngewe ntagifite, ati kandi yakabaye ari nk'ikimenyetso muha abana bavukira mu muryango w'aha ngaha. Ubwo papa we niko kuba yakongera gufata agafoto kiwe, ndetse ari kumwe n'abana biwe, arangije atangira kuba yakitegereza, aramubwira ati mwana wanjye ubu ngubu ndatekereza aricyo giye kuba watangira kuba wamenya inkuru ku buzima bwawe cyangwa se amakuru utaruzi. Ubwo ngubwo nawe yatangiye kuba yamutega amatwi, muze yatangira kuba yamubwira ati imyaka 8 ishize. Ubu barakwereka aho ngaho muri iyo myaka 8 yari ishize, muganga yaje yegera papa w'abasore
arangije aramubwira ati Li Jeng ari muri situwasiyo mbi ndetse atari buze kuba yarokoka, ati raza kuba yamuviramo urupfu. Ubwo papa we niko kuba yatangira kuba yamubwira ati se mwakoze igishoboka mukaba mwatabara mukuru w'umwana wanjye. Ubwo muganga niko kuba yamubwira ati ibyo bintu uri kuba wavuga ntabwo byashoboka, atariko ahangaha hari amahitamo abiri, aturaza kuba wahitamo tube twagurana ingingo zabo, ati ibyo ngibyo nibyo byashoboka, ati kandi kuba twagurana ingingo z'umuntu umwe bikubiye amahirwe make kuba undi yabaho. Ubwo muganga niko gukomeza amubwira ati ahubwo icyaba cyiza, ati twafata umutima w'umwe w'umutoya tukaba twawushyira mu mukuru, ati cyangwa se dufate ingingo z'umukuru tuzishyire mu mutoya. Disi umusaza ahangaha bari bamuhaye kuba yafata umwanzuro ukomeye, ati wowe uraza kuba wahitamo umwana umwe ushaka akabaho, ataba ari we tuza kuba twatabara, atari ko kuba umuhungu wawe arwaye kanseri kandi isaha ku isaha yaza kuba yamwica. Ndetse icyo gihe papa w'umusore Li Jeng yabuze icyo abaza kuba yakora, arangije afata umutima we wari urwaye, arangije awuha umwana mutoya muri ako kanya ari we Li. Ubwo ngubwo niyo mpamvu Li ndetse nawe akomeza kuba yatekereza kuri uriya mukobwa, nuko yari afite umutima wa mukuru we kandi akaba yari umugore we. Ubwo papa we yakomeje amubwira ati mwana wanjye byari bigoye, ati gufata amahitamo, ati kandi narakundaga umuvandimwe wawe cyane, nesemo kuba naguha ibitekerezo byiwe ndetse nkaguha n'umutima wiwe ubwo watekerezaga nkawe kugira ngo uzabashe kuba wakora nk'ibyo yajyaga akora. Ubwo muri ako kanya Li amarira yari yatangiye kwijenga mu maso, ndetse muri ako kanya yari yatangiye kubabara avuga ati papa ubu ibi ni ibiki wankoreye, ati ibi ni ibiki wankoreye, ati none reba uyu munsi ukuntu umeze, ati mbayeho ntatekereza ibyanjye ahubwo mbayemo mu buzima bwa mukuru wanjye, ati se kubera icyo uriya mukobwa we mwakomeje kuba mwamwamaganira kure. Ubwo papa we niko kuba yamubwira ati mwana wanjye nanjye ntabwo narinzi icyo nakora, ati nari nataye umutwe, ati nari nataye umutwe kati kandi nizere kuri kubasha kuba wanyumva basi wowe muri aka kanya. Bagenzi, muri iyi si kubura umuntu ukunda birababaza ndetse cyane. Ubwo umusore nawe yumvishe inkuru papa we yari ari kumubwira ahangaha, ndetse muri ako kanya yari yatuje nta magambo afite, yabuze ikintu yavuga. Ndetse murabona ko papa we yari yatangiye kurira ahangaha, nawe amarira yari yamuzenze mu maso, ari kubaza umuhungu ati se iyo uza kuba ari wowe njye wari kuba warakoze iki, ati wari kuba warahisemo iki. Disi murajye mwumva ukuntu ababyeyi nabo bagorwa n'amahitamo bakora kubera urukundo baba bafitiye abana babo. Ubwo umusore yahisemo kuba yakigendera, ndetse papa we wasigara ahangaha ababaye cyane, ndetse namwe muri kuba mwabibona. Barakwereka ari ahangaha nawe ntabwo yari aryamye, yari akomeje kuba yakurikirana abo bavukana cyangwa se umuryango wiwe babanye. Ubwo ngubwo muri ako kanya yatangiye kuba yahindukira, atangira kuba yakanda imibare muri telefone, arangije atangira kuba yahamagara umuntu, aramubwira ati nyuma y'imyaka ishize, ati papa yongeye kuba yakanguka, ati kandi umuvandimwe wanjye niwe uri kuba yamureba ku bitaro, ati nanjye nkeneye kuba nabasura nkamenya ngo uko bameze, ati kandi ndacyari gushaka amakuru yimbitse kuri bo, ati ndaza kuba nakumenyesha nimba nabamenya neza, ati kandi ikindi nawe ukomeze ushaka andi makuru atayuza kuba wamenye yose, atuze kuba wayambwira tuze kuba twayakoresha, ati kuko ndashaka kuba nabimenya. Ubwo barakwereka ahangaha mu mugoroba Li yari arimo atembera aho hanze, arangije ahura na ka gakobwa hanze aho ngaho, karangije niko kuba kamubwira ati second uncle. Ubwo yari uncle we wa kabiri, ndetse ubwo yari mushiki wabo, gatangira kumubwira ati ndabizi nangirije byinshi, atari kugomba kuba wambabarira. Ubwo Li niko kuba yamubwira ati mbashije kuba nakubabarira se uratekereza yiwe azakubabarira, ati kuba warashimuse umwana wiwe, ati ni ikimenyetso kigaragaza ko nawe wari uri umufatanyacyaha, ati kandi biriya ntabwo bitanga ishusho nziza, ati ntabwo bigaragaza umuntu neza. Ubwo ngubwo gashiki kiwe niko kuba kamwegera karamubwira ati
ati ariko wowe wambabarira kandi nawe ukabasha kuba wamunsabira imbabazi, ati kandi ndabizi ubashije kuba wamunsabira imbabazi wowe yakumva, ati kandi nanjye ikosa nakoze ndarizi, ati ntabwo bizongera kuba byambaho. Ubwo umukobwa ahangaha yakomeje amwinginga aramubwira ati ariko hari uburyo wabikoramo. Ubwo umusore aramubwira ati itanga ujye kuba wajya muri gereza. Ubwo umukobwa niko kuba yamureba, umusore aramubwira ati ibyo nibyo nashaka kuba nakubwira, naho ubundi nta kintu naba nagufasha. Ubwo ngubwo nuko umusore yahindukiye amaze kuba yamubwira ati we itanga ujye muri gereza, ati ube wahanirwa ibyaha byawe, ati naho ubundi nta kindi kintu kirenze aho ngaho naba nagufasha. Ubwo agakobwa niko kuba karakara karamuhamagara yanga kuba yakitaba, karangije karavuga ati niba ntagira ubuzima bwiza hanze, ati nawe ntabwo ugomba kuba wagira. Ubwo niko kuba kakandagira umuriro karakiserera. Ubwo ngubwo niba kabashije kuba kagonga umusore, ati nibyo tutazi. Ubwo barakwereka ahangaha hari uwari utangiye kwibuka ibihe byiza yabashije kuba yagirana n'umukobwa ahangaha ndetse muribuka ukuntu bagiye batemberana ahantu henshi, umusore amujyana ahantu akajya kuba yamugurira akarabo, amubwira ati nzakurinda mpaka igihe uzaba utakinkeneye. Ndetse muribuka ko yanamubwiye ati ndagukunda cyane, n'undi aramubwira ati ndagukunda. Ubwo barakwereka ahangaha yaje yirukanka ahangaha ku bitaro, niko kuba yagera kuri resebusiyo arababaza ati ubuzima bw'umurwayi buri kugenda gute. Ubwo umuresebusiyonisite wari uri aho ngaho cyangwa se uwakira abaje kuba bakivuza n'abaje kuba basura abarwayi yatangiye kuba yamubwira ati ubuzima bw'umurwayi buri muri kondisiyo mbi, atakeneye kuba yahabwa amaraso, ati kandi agahabwa amaraso mazima. Ubwo umukobwa niko kuba yatangira kuba yamubwira ati mufate amaraso yose mushaka, ati muyakuremo muyamuhe. Ubwo nuko nguko baje kuba bavoma amaraso ngo bajye kuba bayaha umusore. Ndetse muri ako kanya mubonye ko Chief Wanga nawe yaraje ahangaha ku bitaro kuba yasura bosi wiwe cyangwa se CEO wa kampani yabo. Ubwo muganga yaje kuba yamubwira ati amaraso ufite ni makeya, ati ntabwo abashije kuba yamuhaza. Ubwo ngubwo umukobwa niko kuba yababwira ati amaraso yose muri buze kuba mwakenera muyankuremo mubashe kuba mwayamuha abe yagaruka mu buzima. Barakwereka amaze kuba yatanga amaraso, yagumye ategereje aho ngaho, kumbe aho yari ahagaze barangije basohoramo umurwayi wari uri muri icyo cyumba. Ubwo umukobwa niko kuba yaza yiruka, ndetse ubona ko yatangiye kugira ubwoba. Ubwo muganga niko kuba yatangira kumubwira bimwe baba batubwira, ati twagerageje ibishoboka, ati ariko nta cyabaye. Ubwo umukobwa niko kuba yatangira guturwa, yari yambaye amasakoshi yari afite aho ngaho arayajugunya, aravuga ati gute ibi ngibi byaba, ati gute ibi byambaho. Ubwo barakwereka Chief Wanga yasohokanye nari aho ngaho inyuma, ari kuba yavuga ati se kari akagoryi kari mu biki hariya. Ubwo umukobwa aho ngaho nawe yari yababaye disi yakundaga atangiye kuba yavuga ati mana kubera iki wabinkora. Ubwo kuba yafungura asanga umurambo wari uraho cyangwa se umuntu wari wapfuye ntago ari we. Ubwo ngubwo niko kuba yakikanga, arangije arahaguruka aravuga ati se bigenze gute. Ubwo ngubwo mu kuba yahindukira abona ari inyuma yiwe yamurebaga ibyo yikoraga byose. Arangije nawe arakomeza aramwitegereza, ndetse na Chief Wanga. Ubwo ngubwo umukobwa muri ako kanya yatangiye kuba yakumirwa, aravuga ati ibingibi ni ibiki narindi gukora. Ubwo niko kuba yaza yirukanka, arangije ahobera muri ako kanya. Nawe niko kuba yamuhobera ariko umubwira ati sheri, aturi kuba wanoneka, aturi kumbabaza. Ubwo muri ako kanya katangiye kuba kamubwira ati nari natekereje ko wagiye, ati nari natekereje ko wansize. Umusore niko kuba yamubwira ati tuza hamwe, ati nta hantu najya nkusize, ati urabizi ndagukunda, ati nta cyaza kuba cyambaho, ati kandi uribuka ko nabashije kuba nakubwira ngo nzakurinda mpaka igihe utazaba ukinkeneye. Ubwo umusore disi wumva amagambo meza yari ari kuba yabwira umukobwa. Disi umukobwa nawe yari mwiza ahangaha ntacyo yari atwaye. Ubwo ngubwo niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ese ubundi wari umeze gute. Ubwo barakwereka amaze kuba yava mu bitaro amaze gukira,
yaje ahangaha mu nama ndetse n'umugore we atangira kuba yabwira abanyamuryango ati ubu ngubu mugiye kugandukira madamu kuko ubu ngubu niwe ugiye kuba wayobora kampani. Ati ndatekereza byari ibyo, ati ahubwo mwahana ububasha. Ubwo ngubwo bagiye kuba bahana ububasha ndetse ngo babe bakorana bya hafi. Ubwo ngubwo Zilini yinjiye ari kuba yasunika papa w'iyo aho ngaho. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamubaza ati se we niki kibashe kuba cyakuzana ahangaha? Ubwo Zilini niko kuba yamubwira ati imitungo ya mama wawe yose mbere y'uko apfa yabashije kuba yayohereza kuri konti za papa. Ati kandi ubu ngubu ndakeka papa yakangutse, ubu ngubu imitungo yiwe yose ndetse n'iya mama wawe ubu ngubu iri kuri we. Ubwo ngubwo nuko yatangiye kuba yareba Zilini, arangije areba na papa wiwe ndetse wa mwavuka wa mama wiwe nawe yari ari aho ngaho atangira kuba yabwira ndetse abwira Zilini ati imikino uri kuba wakina ubu ngubu wowe ntabwo uyizi ndetse bishobora kuba byakuviramo n'ingaruka zo kuba wajyanwa muri gereza. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati urarinda uzana umurwayi ahangaha, ubu ngubu imitungo kariya mama w'uyu mwana ati urumva ariya papa wawe. Ati kandi ikindi uwo nguwo ni umugabo wa nyina w'uyu mukobwa ntabwo ari umugabo wa mama wawe. Ati kandi ikindi ugomba kuba wamenya kuba muvukana mama wiwe nawe muravukana yabyaye uyu mukobwa. Ati kandi ikindi dushingiye ku itegeko ry'ahangaha iyo umaze kuba wapfa uri umubyeyi imitungo yawe ihabwa umwana wawe. Ubwo ngubwo ari muri ako kanya we yari yacecetse ari kuba yakumva ibiri kuvugirwa aho ngaho ndetse n'umukobwa yari aho ngaho ari kuba yakumva ibyo umucamanza wiwe cyangwa se umwavoka wiwe ari kuba yavuga. Ubwo niko kuba yamubwira ati atoniga umubwire neza, ati musobanuriye neza, ndakeka musaza wanjye afite indwara yo kutumva neza. Ubwo papa w'umukobwa wari uri aho ngaho mu kagare umujinya watangiye kumwica bitewe n'amagambo bari kuvugirwa aho ngaho ndetse adashoboye no kuba yavuga n'ijambo na rimwe. Ubwo ngubwo Zilini niko kuba yamwegera aramubwira ati papa, ati hari icyo ufite kuba wavuga kuri uyu munsi? Ubwo muri ako kanya yaratunguwe ndetse papa wiwe barangije yegura umutwe. Ubwo Zilini nawe niko kuba yakeguka, papa yatangira kuba yavuga ati mukobwa wanjye ntago ndwaye, ati ahubwo umuvandimwe wa Zilini ati yaramfunze ngira umurwayi. Ubwo ngubwo papa yamaze kuba yavuga gutyo Zilini niko kuba yatangira kuba yamunigira aho ngaho amutama umuniga amutama wa kajwiga. Ubwo ngubwo niko kuba yakegera Zilini ari kumubwira ati Zilini uri kuba wakora ibiki? Zilini ari kuniga papa yari kumubwira ati vuga uzasigarana imitungo, ati vuga imitungo ari iyande. Ubwo muri ako kanya Zilini ari kuba yaniga papa wiwe ofisa hani yarinjiye. Ubwo niko kuba yamubwira ati aho wahereye widegembya hanze ukora ibyaha, ati uyu munsi ni wo wa nyuma. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamumwambika ipingu muri ako kanya Zilini ataramenya ibiri kumubaho akiri kujijinganya. Ndetse umupolisi yaje abwira Zilini ati ufite uburenganzira bwo kuguma ucecetse, ati kugeza ubonye umwavoka wawe. Ubwo niko kuba yabwira papa wiwe ati papa, ati hangana uraza kuba wamera neza, ati ubwo uyu mugome bamujyanye kuba bamufunga. Ubwo Zilini nuko yarebye famiye yiwe. Zilini ndetse yarashyize amafaranga imbere kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose ndetse murabibona ko yari afite ubugugu. Ubwo niko kuba yamubwira ati ubu ngubu papa, ati umuhungu wawe cyangwa se musaza wanjye agiye kuba yahanirwa n'ibyaha akomeza kuba yakora. Ati ndetse kandi ndabizi ko yagize n'uruhare rwo mu gupfa kwa mama kw'imyaka 8 ishize. Nkwibutsa kuba wakora subscribe ndetse utazacikwa na episode ya nyuma y'iyi filime. Like na comment ni ingenzi cyane. Ujye muri comment utubwire uko wabonye iyi nkuru ndetse uze kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe mu rwego rwo kuba wakomeza kuba washyigikira iyi channel yacu.